Muraho neza, manje kubashimira nitwa Muragwa Prince. Muri video rero twavuze ibintu birindwi cyangwa se amabanga arindwi atuma umukobwa akwizera cyane. Ariko ari ikibazo gikomeye cyane kwenza kwanisha bitekereza. Ni iki cyatuma umukobwa utakariza icyizere n'urukundo ariko mbere yagukundaga cyane kwenza kwanisha bitekereza? Hari ibintu umugabo ashobora gukora agatekereza yuko ari ibisanzwe, ariko uko bigenda ku minsi igenda ishira umukobwa akagenda abona umubano wabo urimo umuntu utandukanye n'uwo warakundaga mbere cyangwa se n'uwo wabanaga mbere. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu birindwi bishobora gutuma umukobwa agutakariza urukundo n'icyizere. Reka tutangire ikintu cya mbere rero, niba mu cyo usabwa ari ukwikina video kugera ku musozo karushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse. Byanabyiza utasobanukirwa ariko muri comment kugira ngo tuzabone dore tugusobanurira ubutaha. Rero niba munyemereye muri tutangire ikintu cya mbere mu byo tugiye kubagezaho. Nayo ikintu cya mbere ni ukubeshya kenshi. Ubundi ikinyoma ni kimwe mu bintu ushobora gusenya umubano buhoro buhoro, gusa wowe n'ubimenye cyangwa se ukabyirengagiza bitewe n'uko wumva ari ibisanzwe, ariko nyamara biba bikomeye cyane kwenza uko wabitekereza. Ushobora kubeshya ikintu gito cyane ukibwira yuko nta kintu bitwaye, ariko iyo mu byo ngibyo bikomeje umukobwa ashobora gutangira kwibaza niba ibyo umubwira byose aba ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma, bityo bigatuma n'amagambo meza uvuga atayizera. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu atakikwizera n'amagambo meza uvuga ashobora kutaha agaciro cyangwa se agatesha agaciro bitewe n'uko waramenyereye kumubeshya. Kubera ko umenyereje umuntu nikagufata. Niba ukoze ikosa rimwe na rimwe rero kuryemera bishobora kugira akamaro cyangwa se bishobora kugira akamaro kanini cyane kurusha kugerageza kuba warihisha. Niyo mpamvu rero icyizere kimara igihe kirekire cyubakwa, ariko gishobora gusenwa mu masogonda make cyane, kigasenwa mu kanya nk'ako guhumba. Biba byiza rero wajya urinda ijambo ryawe maze ugakurikiza ibyo wumva cyangwa se inama ugirwa na bagenzi bawe, ariko ziri positive pana ziri negative. Naho kabiri, kumwirengagiza ndetse no kutamuha umwanya. Ni ukuvuga ngo ntabwo bisobanuye yuko ugomba kumana nawe umunsi wose, oya, ahubwo ufite akazi kawe, ufite inshingano, ufite ubuzima bwawe. Ariko iyo umuntu akunda guhora abona ko nta mwanya ufite habe na gato, ashobora gutangira kumva ko atora agaciro kuri wowe. Bityo rero ugomba kumubaza uko ameze, kumwumva, kumuhamagara igihe ubishoboye, kumwereka yuko ari uw'agaciro cyangwa se uko utamutesha agaciro. Ibi bishobora gutuma rero cyangwa se ibintu bitoya bishobora kugira akamaro kanini cyane kurenza ibindi byose utekereza cyangwa se kurenza uko abantu babitekereza. Ni ukuvuga ngo umubano udahabwa umwanya ushobora gutangira gukonja buhoro buhoro kurenza uko abantu bitekereza. Kandi umubano wakonje kugira ngo uzongere ubyute cyangwa se wishyemo ubushyuhe bwawo biragwanye cyane kurenza uko abantu bitekereza. Rimwe na rimwe ari igihe bidashoboka. Bibe byiza rero mwakora ku mubano wanyu utazasenyuka, pana ibaro y'iki gihe bamara icyumweru cyangwa ukwezi bakaba batandukanye. Naho gatatu, kumugeranya n'abandi bakobwa. Iki ni ikintu benshi bakora ariko batazi ingaruka zacyo. Urugero kumubwira uti reba uriya mukobwa ukuntu yambaye, cyangwa ukamubwira uti uwo nzi kwita ku basore kurusha wowe. Rwose nubwo bivuze nk'uburyo bw'urwenya, ariko ushobora kumubaza cyane kwenza uko wabitekereza. Ni ukuvuga ngo iyo uhora umugeranya n'abandi ashobora gutangira kumva ko atari mwiza kuri wowe cyangwa se katagushimisha. Niyo mpamvu rero niba ari ikintu ushaka kumuganiraho, umuganirize mu buryo bw'ubahane, utamutesha agaciro cyangwa se ngo umukoreshe umugeranya n'abandi. Naho kane, kutubaha ibitekerezo bye cyangwa se amarangamutima ye. Ntabwo bivuze yuko uhora wemera ibyo avuze byose, ahubwo mushobora no kutemeranya. Ariko kutemeranya ntabwo bisobanuye ko cyangwa se kutukana, kumutesha agaciro cyangwa se kumubwira ko ibyo akoze nta gaciro bifite. Ahubwo bivuga ngo yakubwiye ko hari ikintu cyamubabaje, ntukite kuvuga uti urakabya nawe, oya, ahubwo banza wumve impamvu ndetse n'icyamubabaje. Niba ari icyo wumva ko atari icyo, muganire mutuje mu mahoro. Kuba umuntu ntabwo ari uguhora mwemera cyangwa se umwemera, ahubwo ni ukumenya kutamutesha agaciro ndetse no kumuha mu buryo bwiza. Naho gatanu, kugenzura cyane kubera ishyari. Ishyari rishobora kuba mu rukundo, ariko iyo ryahindutse kugenzura buri kanya, buri munota, umwana ushobora kuba mubi cyane kurenza uko wabitekereza. Ni ukuvuga ngo guhora umubaza turi hehe, uri kumwe nande, kuki uri kuvugana n'uno muntu, amatelefone yawe ndebe. Ni ukuvuga ngo ibi byose bishobora gutuma umukobwa yumva ko adafite icyizere cyangwa se umudendezo uhagije. Niba hari ikintu kibabangamiye muganireho, mukiganireho mutuje rwose, pana ku gahato. Icyizere ntabwo cyubakwa no kugenzura buri kintu, ahubwo cyubakwa n'ubwubahane ndetse n'uburinganire abantu babishizemo cyangwa se na confidence mwamwihaye ubwanyu mwembi. Naho gatandatu, gusezanya byinshi ariko ntubikore.
haranakora kuvuga amagambo meza cyane rwose. Nzahora ndi kumwe nawe, nzahora ngufasha mu bihe byose, nzahora ndi kumwe nawe ibihe byose, iteka ryose, ntabwo nzigera nkusiga, I will never forget you. Ariko igihe cyo kubishyira mu bikorwa kigeze, usanga nta n'umwe ubikora habe namba. Ni ukuvuga ngo nyuma y'igihe rero umuntu agatangira kureba ibikorwa bye aho kumva amagambo ye. Ni ukuvuga ngo ntugasezeranye ridashoboye cyangwa se ibyo atazakora. Vuga bikeya ariko ubikore. Ibintu byubaka icyizere cy'igihe kirekire kandi kinarambye kurenza uko tubitekereza cyangwa se kurenza uko abantu benshi babitekereza. Gusa ibyo ngibyo bikora bakeya. Iyo ugiye kureba ababikora ugereranyije usanga ababikora ari mbarwa kurenza uko babitekereza. Nawe karindwi, kuba umuntu utandukanye n'uwo yakundaga. Hari abantu batajya mu mubano wabo rwose bameze neza cyane, bita ku muntu bakakubaha, bakamwumva, bakamushimira. Ariko iyo amaje kubona uwo yamukundaga cyangwa se iyo amaje kubona ko amukunda byose, bitangira guhinduka ku kanya direct. Ntabakimwandikira, ntabakimwitaho, ntabakimwuha, ntabakimukunze, ntabakibona yuko hakenewe iyi foto. Kandi iki ni ikibazo gikomeye cyane gusa benshi birengagiza. Niba warashoboye kuba umuntu mwiza igihe washakaga uwo mukobwa, witangira guhinduka igihe akwemeye cyangwa se igihe amaze kukwemera. Oya, kubera ku mubano mwiza cyangwa umubano urambye usaba iyi foto. Gusa ibyo ngibyo abenshi byatunaniye bisa nkaho bidashoboka, kubera ko twamaje kuba abandi bantu, twamaje kuba ibikoko, twamaje kuba ingona kurenza uko babitekereza. Dore ukuri gukomeye, niba umukobwa agutakaje icyizere ntugahite uvuga ngo yarahindutse. Oya, ahubwo abanza ibibazo uti ni iki nakoze cyaba cyaratumye ibintu bihinduka. Yego rwose, ntibisobanuye ko buri gihe aba ari wowe ufite amakosa yawe cyangwa se aba ari amakosa yawe, kubera ko umubano usaba abantu babiri kandi buri wese afite uruhare rwe rukomeye cyane kurenza uko abantu benshi babitekereza. Ariko niba ushaka kubaka umubano urambye, jya wiga ku ruhare rwawe aho guhora ushinja abandi amakosa. Kandi n'uwo mukobwa atakigushaka cyangwa atagikomeza kubakana umubano nawe, ubaye icyemezo cye rwose muri cyo burenganzira bwe, kubera ko urukundo ntiruhatirwa ahubwo rusaba abantu babiri bumvikanye kandi byumvikanye ukabishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo umubano mwiza ushingira ku bwubahane, icyizere, gushyiramo y'ifoti ku mpande zombi. Ibyo byose nibibaho rwose umubano uzakomera kandi urambe kurenza uko abantu benshi babitekereza. Gusa ibyo ngibyo rwose muri iki gihe biba hakeya kandi ababishobora nabo ni bakeya. Niba warakurikiye video zacu ziheruka, twabanje kuvuga amabanga arindwi atuma umukobwa akwizera cyane rwose. Rero uyu munsi twabonye ibintu bishobora gutuma icyizere gisenyuka cyangwa se agutakaza icyizere. Kandi video ikurikira tuzavuga kandi ikibazo gikomeye cyane kurenza uko abantu benshi babitekereza, kubera ko tuzavuga ibintu uyu mukobwa akora bigatuma umusore amukunda cyane kurushaho kurenza uko abantu benshi babitekereza. Rero niba ukunda ibiganiro byacu cyangwa byigufasha, kandi subscribe bikuye ngo utazacikwa ni video izakurikira cyangwa se n'izindi video zizakurikira. Niba video yakugira akamaro, kanda like, andika muri comment cyangwa ukoze ku mutima. Icyo kintu ubona mu ngibi birindwi gishobora gusenya umubano cyane, andika muri comment rwose nta kabuza. Sangira video umuntu ushobora kugira akamaro, komeza ukurikira kuri kutavuga, komeza rwose nta kabuza, kubera ko ni iby'agaciro kurenza uko abantu benshi babitekereza. Mwakoze cyane gukurikirana iki kiganiro, tuzongera kubonana muri video itaha. Nk'ibisanzwe rero mwabanaga nanjye Prince Umurago.